gatanu nibwo hashimangiwe itangira gukoreshwa ry'imisoro ihereye igihe byasohokeye mu igazeti ya leta. Itegeko rishyiraho amahoro y'ibidukikije yishyurwa ku bikoresho bitumizwa hanze y'igihugu bipfunyitswe mu bikoresho bya plastique riteganywa ko umusoro kuri ibyo ungana na 2%. Ni itegeko rizatangira gukurikizwa ku ya 1 Nyakanga 2025. Igazeti ya leta kandi igaragaza ko itegeko rigena amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushiraho ibigega bizaguma ibikomoka kuri peteroli rigomba guhita ritangira gukurikizwa uhereye kuri 29 Gicurasi 2025. Igipimo cy'amahoro kuri lisansi na mazutu agenewe gushiraho ibigega cyarazamuwe kivanwa kuri 32,703 gishyirwa kuri 50 kuri litiro. Umusoro ku byaguzwe nawo unakubiyemo ibintu byinshi birimo nko gusoresha imodoka za hybrid ugomba gutangira gukurikizwa uhereye igihe iteka ryasohokeye mu igazeti ya leta. Bisobanuye ko abagura imodoka zo muri ubwo bwoko bazatangira gusora uretse gusa imodoka ziteranyirizwa mu Rwanda kuko zo zisonerwa uwo musoro. Umusoro uzajya wishyurwa muri ubu buryo: ikinyabiziga kitarengeje imyaka 3 kivuye mu ruganda kizajya gitanga umusoro wa 5%. Ikinyabiziga kirengeje imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 8 kizajya gitanga cyangwa se gicibwa 10%, ariko ibinyabiziga birengeje imyaka 8 bivuye mu ruganda byo bizajya byishyuzwa 15%. Hari kandi umusoro ku nzoga n'itabi, imitobe n'ibindi. Irindi tegeko rigomba guhita ritangira gukurikizwa mu mirebane n'amahoro yakwa kuri lisansi, mazutu ndetse no ku binyabiziga agenewe gusana imihanda. Ibinyabiziga bizajya byishyura muri buno buryo: ivatiri izajya yishyura 50,000, jipe 50,000, pickup 100,000, microbus 100,000, minibus yishyura 100,000, bisi izajya yishyura 100,000, ikamyo yishyura 120,000, rukururana ntoya itanga 120,000, rukururana nini itanga amafaranga 150,000. Dukomeje hasi no ku bindi bijyanye n'imisoro, hari kandi umusoro ku musaruro ugomba guhita utangira gukurikizwa ariko wishyurwa ku bindi by'ubucuruzwa by'imikino y'amahirwe ukazatangira kwishyurwa muri Kanama 2025. Undi ugomba guhita utangira gukurikizwa ni umusoro ku nyongeragaciro uyu ukubiyemo ibintu byinshi birimo umusoro kuri telefoni zigendanwa, ku bikoresho by'ikoranabuhanga byari byarasonewe kuva mu mwaka wa 2012 n'ibindi. Hari kandi umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi nawo uzatangira gutangwa guhera ku ya 1 Nyakanga 2025. Ibigo byose bitanga serivisi z'amacumbi bakavuga kuva kuri hoteli kugeza ku macumbi aciriritse bigiye kuzajya bitanga umusoro w'ubukerarugendo ku icumbi ungana na 3% byayishyurwa icyumba hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro. Bivuga ko iyo misoro nuko imeze ku bijyanye n'ingendo. Mwabyumvishije ku modoka, amabisi, imisozi yagiye zitanga kuko aribyo twatangiye kandi turi kuganiraho, nibyo ngiye kwibandaho cyane bibasobanuye neza kugira ngo mubyumve neza cyane. Umusoro ujyanye no kwishyurwa muri ubu buryo: ikinyabiziga kitarengeje imyaka 3 kivuye mu ruganda kizajya gitanga umusoro wa 5%. Ikinyabiziga kirengeje imyaka 3 ariko kitarengeje imyaka 8 kizajya gitanga gicibwa 10%, ariko ikinyabiziga birengeje imyaka 8 bivuye mu ruganda byo bizajya byishyurwa 15%. Hari kandi umusoro ku nzoga n'itabi, ibyo ngibyo nabivuyeho. Ibinyabiziga bizajya byishyura muri buno buryo, ubwo ni imisoro, aho ivatiri izajya yishyura amafaranga 50,000 ku mwaka, jipe 50,000 ku mwaka, pickup 100,000 ku mwaka, microbus izajya yishyurwa 100,000 ku mwaka, ni ya musoro za bisi zibatwara. Minibus nayo izajya yishyura 100,000 ku mwaka, bisi izajya yishyura 100,000 ku mwaka, ikamyo izajya yishyura 120,000 ku mwaka, rukururana ntoya izajya yishyura 120,000 ku mwaka, naho rukururana nini izajya yishyura 150,000 ku mwaka. Ibyo ngibyo nibyo biza gutuma rero ingendo zivuga ko ziri kongerwa, ari nayo mpamvu babibabwiye ahabanje. Nuko nguko bimeze, nuko nguko byifashe byaba iby'ingendo ndetse n'ibikubiyemo muri rusange. Kanda subscribe kandi kunzogera kuri YouTube channel
biraza kugufasha kubona amakuru n'ibindi bikorwa byacu bya buri munsi tugutegurira kandi tunakugezaho amasaha 24 kuri 24. Imana iguha ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.